niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka umutsima. Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Burya imyemerere yacu ntaho ihuriye n'abo turi bo cyangwa abo dukwiye kuba. Hirya no hino ku isi usanga abantu benshi bapfa imyemerere yabo ishingiye ku madini, abandi nabo mu mboni zabo bakayifata nk'ubucuruzi busanzwe. Ibi bituma ubwumvikane hagati y'abantu bugenda bugabanuka, bamwe bakarwanya abandi bagatoranya abo bakwiye kugendana nabo bitewe gusa n'ukwemera. Akenshi usanga mu midugudu cyangwa mu makaritsiye dutuyemo umuntu asigara wenyine cyangwa kumirwa bitewe n'uko yemera cyangwa atemera kimwe n'abandi. Nubwo bimeze bityo, buri wese agomba kwibuka ko nta mpamvu yo kwiganyira cyangwa ngo yicwe n'irungu, kuko kuba umuntu uri we ari byo by'ingenzi kurusha gukurikira gusa ibyo abandi batekereza. Nanone kandi ni kenshi yumvikana abahanzi batandukanye baririmba indirimbo zishishikariza abantu urukundo. Bamwe bakaririmba bagira bati mureke twimike urukundo. Nibyo koko, aho gupfa amadini n'imyemerere tugomba kwiga kwakirana, kwihanganirana no kwemera ko guhuza kwacu ari byo bigomba gutuma isi irushaho kuba nziza. Imyemerere ntikwiye kuducamo ibice cyangwa ngo itume dutakaza isura y'ubumuntu, ahubwo ikwiye kuba umusemburo wo kumenya neza abo turi bo, tukabaho twubahana nubwo twaba dutandukanye mu kwemera. Mu bice by'ibyaro aho twari twiteza amahoro n'ubwumvikane, usanga amadini n'imyemerere bimaze kwigarurira imitima ya benshi, aho umuntu yasangaga umuturanyi akamusaba kumutiza isuka yo guhingisha imyaka. Ubu byarahindutse, harabo usanga umuntu yanga gutiza igikoresho ngo nuko badahuje imyemerere, ahubwo akagiha uwo bahuje imyemerere. Ibi bigaragaza uburyo ibintu byakomeye mu baturage ndetse n'uburyo isura y'ubufatanye yari isanzwe irimo biri kugenda irushaho gusenyuka. Ikibabaje kurusha nuko hari abiyita abakozi b'Imana ahubwo bakabikora bafite intego yo kudakurura abantu ngo basobanukirwe ukuri, ahubwo bakabayobya. Urugero, hari bamwe mu bapasiteri basaba abayoboke babo bati mujye mwumva ibyo mvuga nimukite ku byo nkora. Tayari ahangaha biba byagaragaye ko ibyo uri gutanga nawe ubwawe utabishyigikiye. Iyo ndebye neza mbona isi iri kugenda ihinduka iva heza igana habi. Niba kuko dushaka guhindura ibintu, tugomba kureka gucira abandi imanza zishingiye ku madini cyangwa ku myemerere. Umuti n'umwe ni ukwemera abo turi bo, tukabana twiyumvanamo, buri wese akunda undi, yumvikana n'undi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku buzima n'imibereho ya Brian Michael Deacon wakinye filime ya Yesu agakina mwigana mu bikorwa n'imigenzereze kandi abikimenya bose ku isi, nyamara atamwemera ku mutima. Muri make yarabikoze ariko yigishije benshi nubwo atamwemeraga. Njye nitwa Justin Mind, mbahaye ikaze. Hirya no hino mu nsengero no mu ngo z'abantu mu mpande zose z'isi, aho imitima isenga ikaruhuka, biragoye gutambuka ntuhahurire n'isura izwi, ifoto y'icyamamare cyabaye nk'isomo ku isi yose, Brian Deacon wakinye muri filime ya Yesu. Ishusho ye yageze mu mitima y'abatuye isi, ntibyari ukuyikinisha gusa ahubwo byabaye urwibutso. Ubugingo bw'abantu bwahinduwe n'iyo shusho. Mu nzu z'amasengesho, mu bihome no mu ngo zisanzwe, ifoto ye yabaye indorerwamo yo gusubiza amaso inyuma. Abana bato barayibonye irabayobora, abakuze bayirebye baruhuka mu mitima, abanyabwenge n'abasanzwe bayigize indorerwamo y'ukwemera. N'ahandi hantu hazwi hatabayeho icyo kimenyetso. Umugabo umwe wambaye umwenda w'amateka yitwa Brian Deacon wamamaye mu ruhando rwose rw'isi. Mu maso ye hagaragara ishusho y'amahoro, mu ijwi rye humvikana ikiganiro cy'ukwizera. Nubwo atari ugusenga kwe byabimugejejeho, ariko abantu bamubonye bamusanga mu buzima bushya. Nuko isi yose imufata nk'ikimenyetso, umukinnyi wa filime wabaye indangamuntu mu mitima ya benshi. Dore amavu n'amavuko ye. Brian Michael Deacon yavukiye mu mujyi wa Oxford mu Bwongereza ku itariki ya 13 Nyakanga mu 1949. Uyu yavukiye mu muryango usanzwe utari uzwi cyane mu myidagaduro, akaba umwe mu bana batatu barimo mukuru we witwa Paul Deacon. Ubuzima bwe bwo mu bwana bwabaye ubusanzwe, akurira mu muryango woroheje watojwe indangagaciro zo gukora cyane, kubaha abandi no gukunda gusoma. Ababyeyi bamushishikarije gukunda umuco, ubumenyi no kwiyubaka. Ibyo byamuteye gutangira kwigaragaza akiri muto mu bikorwa by'ikinamico byo mu mashuri, bituma ashimwa nk'umwana w'inkoramutima mu gusobanura neza abakinnyi ku rubyiniro.
amashuri n'inzira y'ubuhanzi. Brian Deacon yize amashuri abanza n'ayisumbuye i Oxfordshire. Mu gihe cy'amashuri yitabiraga cyane ibikorwa byo gukina amakinamico y'abanyeshuri, bikamufasha kumenya ko afite impano yo kwiyereka imbere y'abantu. Nyuma yaho yinjiye mu ishuri ry'ubugeni n'ikinamico, ahabwa amahugurwa akomeye ku bijyanye n'uburyo bwo gukoresha amajwi, ikimero n'amarangamutima mu mwuga w'ikinamico. Yakomeje gukura mu bushobozi bwe, akunda gusoma amateka no kwihugura mu mico itandukanye, bikamufasha kugira uburyo bwihariye bwo kugaragaza imyitwarire ku rubyiniro. Ibi nibyo byamubereye intangiriro yo kugera ku rwego rwo hejuru mu mwuga w'ubuhanzi. Dore uko yatangiye umwuga. Mu ntangiriro z'icya 1970, Brian Deacon yatangiye kugaragara mu bitaramo byo ku rubyiniro n'amafilime mato yo mu Bwongereza. Yabanje gukina mu mafilime arimo The Triple Echo mu cya 1972, Vampire Circus mu cya 1972, The Sexy Thief mu cya 1973, ndetse na Trio by Combat mu cya 1976. Abamubonye bwa mbere bamugaragaje nk'umukinnyi ufite imbaraga zidasanzwe, isura yoroheje, ijwi ryumvikana neza n'ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima mu buryo bwimbitse. Ibi byatumye abashinzwe filime bamufata nk'umuntu wizewe ufite icyerekezo n'ubupfura. Aho uhita wibaza niba ariyo mpamvu yatumye uyu mugabo bamuhitamo mu kugira uruhare muri iyi filime ya Jesus cyangwa se filime ya Yesu, yanditswe mu cya 1979, yandikwa na John Hyman mu mwaka w'icya 1979. Brian Deacon yahiswemo gukina mu ruhare rukomeye cyane Yesu Kristo muri filime yitwa Jesus. Iyi yanditswe na John Hyman afatanyije n'umushinga The Genius Project. Iyi filime yanditswe ishingiye ku ivanjiri ya Luka mu buryo bw'ijambo ku rindi, igamije kwerekana neza ubuzima bwa Yesu nk'uko bwanditswe mu byanditswe byera. Abayobozi b'iyi filime bashakaga umukinnyi usa n'usanzwe, udashingiye ku isura y'icyamamare cyangwa ku bukire, ahubwo ugaragaza ituze, ubwitonzi n'imbabazi. Bemeje ko Brian Deacon yujuje ibyo byose. Gukina muri iyo filime byamuhinduriye amateka, kuko yahinduwe mu ndimi zisaga 1800. Iba filime yahinduwe mu ndimi nyinshi ku isi yose. Ibi byatumye isura ye ihora yibukwa nk'iya Yesu, bigatuma mu ntekerezo za benshi azwi mu isura y'umucunguzi. Nyuma y'ibi byose uhita wibaza ku buzima bwe nyuma yo kuba icyamamare. Nyuma yo gukina muri Jesus, Brian Deacon yakomeje gukina mu zindi filime no ku rubyiniro mu Bwongereza, ariko ubwamamare bwe bwagumaga gufatanya n'uruhare rwa Yesu. Yagiye agaragara mu biganiro bitandukanye byibandaga ku buzima bwe bwo gukina Yesu, ndetse n'amafilime yo kuri televiziyo. Nubwo atigeze abicyamamare nka bamwe mu bakinnyi ba Hollywood, izina rye ryakomeje gufatwa nk'irihambaye ku rwego rw'isi, kubera uburyo yagize uruhare mu guha abantu benshi amahirwe yo kubona inkuru y'ivanjiri mu mashusho, imibereho bwite n'umuryango. Mu mwaka w'icya 1977, Brian Deacon yashakanye n'umukinnyikazi wa filime mu Bwongereza Laura Lenska. Babyaranye umwana umwe w'umukobwa, nyuma baza gutandukana mu cya 1987. Yabanje gushakana na Laura Lenska kuva mu mwaka w'icya 1977 kugeza mu cya 1987. Babyaranye umwana w'umukobwa bamwita Lara Parker Deacon. Mu mwaka w'icya 1998 yashatse undi mukobwa witwa Natalie Blank-Lane. Brian Deacon yari umuntu ucecetse, wicisha bugufi kandi ukunda gukora cyane. Abamuzi bamugaragaza nk'umuntu wubaha, ufite indangagaciro z'ubupfura kandi uharanira gukoresha impano ze mu nyungu z'abaturage. Hari umusanzu yatanze n'icyubahiro ku isi. Filime Jesus yifashishijwe cyane mu iyogezabutumwa ku isi yose, bituma izina rya Brian Deacon rifatwa nk'iryagize uruhare rukomeye mu guha imbaraga iyamamazabutumwa rishingiye ku mashusho ku buryo bw'iteka ryose. Azahora yibukwa nk'umuntu wabaye isura yihariye mu nkuru ya Yesu Kristo. Uruhare rwe rufatwa nk'inyunganizi y'ingenzi ku rugendo rw'ikinamico ndetse no mu kwagura ubutumwa bw'idini ku isi yose.
abenshi bahita bibaza ko yakinnye mu isura ya Yesu ndetse abantu benshi bakamufata nkawe. Ni iyihe mpamvu ituma atemera Yesu kandi agakina mu mwanya we nkawe? Ese imyemerere ihurira he n'ibyo tubona? Nubwo yakinnye mu mwanya wa Yesu, nta hantu na hamwe hazwi cyangwa handitswe neza avuga ko yemera cyangwa akurikira ubuzima bwa Kristo mu buryo buhamye. Hari amakuru atandukanye avuga ko yari umunyakuri mu mwuga we wo gukina amakinamico, ariko imyemerere ye bwite ku Mana no mu kwemera kwa Kristo ntibyigeze bishyirwa ahagaragara bigaragaza ko atemera Yesu Kristo. Hari avuga ko atari umukristo w'ukuri, ahubwo yakinnye Yesu nk'uruhare rw'umwuga. Ibi bigaragaza ko umuntu ashobora gukina mu mwanya wihariye mu mateka cyangwa mu myemerere y'abantu, ariko ubwe atari ngombwa ko yemera ibyo ari gukina. Impamvu nyamukuru yatumye Deacon akina Yesu nuko ari umuhanzi wabigize umwuga kandi wahawe amahirwe yo gukina muri filime yari ikomeye. Abayobozi b'iyo filime bamuhisemo kubera ko yari afite ishusho ituje ndetse n'uburyo yitwaraga bwari bujyanye n'uko bashakaga kugaragaza Yesu kuba atari umukristo cyangwa se kutagaragaza ukwemera kwe ku buryo bweruye. Ntibyamubujije ko akora akazi ke neza. Ibi bituma dusobanukirwa ko mu ruganda rwa sinema kenshi kibazwa ari ubuhanga n'ubushobozi bwo gukina aho kuba imyemerere ya muntu ku giti cye. Brian Deacon yahisemo gukina mu mwanya wa Yesu nk'umwuga aho kwita ku gihamya cy'uko ari umukristo cyangwa se yemera Yesu nk'umukiza. Ibi byerekana ko hari itandukaniro hagati y'ubuzima bw'umuhanzi n'ubuzima bw'ukwemera kwe bwite. Ibyo tubonesha amaso yacu ntibihora ari byo bihuye n'imyemerere y'imbere, kuko umuntu ashobora kugaragara mu buryo runaka mu ruhame ariko ukwemera kwe kugasigara ari ibye bwite. Brian Deacon ni urugero rugaragaza uburyo umuntu ashobora gukora inshingano ze cyangwa akayobora ibikorwa bishobora kugira ingaruka ndende mu muryango no ku muntu ku giti cye. Uruhare rwe mu gucuruza ibitekerezo by'imyemerere n'indangagaciro byerekana ko ubushobozi bwo kwiyongera kw'izina bidakwiye kuba kuri fame gusa cyangwa ubushakashatsi bwa filime, ahubwo bigomba gufasha no kwemera gukomeza kuba inzira y'ubutumwa, ubufasha no kuba urugero rw'imibereho. ku bw'ibyo kugeza ubu intego ye si uko yakomeza kuba icyamamare gusa, ahubwo harimo no kumenyekanisha abandi ndetse no kugaragaza impinduka nziza mu buzima bw'abantu benshi ku isi. Reka nkushimire wowe ukomeza kubana natwe, nkusaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Nge nari Justin Mind ha Rerimana.